Yes guys, nongeye kugureza ikaze rero kuri The Truth Inside Learning ibisanzwe. Rero ndakwifuriza amahoro n'imigisha wowe ubarizwa hirya no hino muri leta z'umwe za Amerika ndetse no muri Europe no muri Asia hose ndetse no muri Africa no muri East Africa guys. Yes, ndakwifuriza amahoro y'Uwiteka kabisa, komeze kubana nawe, Imana ikomeze kukurinda we n'umuryango wawe wose, Imana ibahereze imigisha mu byo mukora byose ndetse ibahereze n'imyaka myinshi yo kubaho. Ubabashe gukanda subscribe kuri channel yacu ariyo The Truth Inside. Rero nimba utaranayikandaho ndakwibutsa kuyikandaho kabisa wana kugira ngo ujye uhita wakira amakuru nkuko tukiyashiraho ku kanya. Nakwibutsa yuko uri kumwe na wa musore ari we Bahati Chris nk'ibisanzwe kuri The Truth Inside guys. Yes, tudatinze rero reka twite twinjira mu kiganiro cyacu rero cyangwa se muri showbiz yacu. Nguhaye ikaze rero muri showbiz yacu ariyo usanga kuri The Truth Inside. Rero guys, uyu musore rero cyangwa se iki cyamamare cyamenyekanye cyane cyitwa Diamond Platnumz. Yes, Diamond Platnumz ubarizwa muri Tanzania ahitwa Dar es Salaam, ndetse ubarizwa no muri REBA yamenyekanye hirya no hino muri East Africa ndetse no muri Afrika Mashariki. Yes guys, na wundi rero niwo bita Simba Babalao wamenyekanye cyane dore ko yarari mu birori kabisa cyangwa se yarari muri zimwe match zirimo ziraba kabisa aho bita muri Qatar. Yes, ni amwe mu marushanwa cyangwa se ni mumwe mu marushanwa y'umupira yitwa igikombe cy'isi guys cya 2022 kirimo kirabera muri Qatar. Yo, sasa iki cyamamare bita Diamond Platnumz wari wafashe urugendo kabisa ava muri Tanzania yerekeza muri Qatar, aho yajyanye na crew yiwe harimo uwo bita Babalao ndetse no bita na mama we ari wo bita Mama Dangote. Yes, berekeje kabisa muri Qatar kabisa, bageririya hirya ubona yuko bari babyishimiye. Dore ndabona kabisa Baba Level nawe yana ameze nkaho arimo gufana equipe kabisa, yasaze cyane. Ariko nanone ibi ngibi bivugwa yuko Diamond ubwo yazamukaga na timu yiwe, dore ko yaje guhura n'umwe mu bantu bavugwa cyane ariwe bita Zuchu, umwe mu bakobwa cyangwa bamenyekanye muri Tanzania cyane. Akomeza commentinga, I can't wait to see you baby, nanjye ndaje ndi mu nzira baby, because I'm so missing you so much. Sasa uyu muhanzi, mbere yuko dukomeza inkuru yacu, uyu muhanzi yagiye uvugwaho cyane muri zimwe mu nkondo hirya no hino muri East Africa, ndetse igihugu yarasigajeho kabisa ko ari igihugu cyo mu Rwanda kabisa, dore ko uyu muhanzi yagiye avugwaho cyane mu nkondo zigiye zitandukanye, dore ko yagize bamwe mu ba girlfriend, umwe uturuka muri Uganda ndetse Kenya ndetse ni Burundi ndetse no muri Tanzania. Yes, ariko agezwa bigeraho n'abavugwa yuko asigaje igihugu cyo mu Rwanda gusa, ariko dore ko byaje kuba nkaho ari ibintu bitoroshye cyane guys. Hari izina rero bakomeje kugenda basambaza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, izina bita ngo ati ngo ni Gafizi wa East Africa Mashariki guys. So reka dukomeze sasa ikiganiro cyacu rero. Ubu ngubu turi muri studio kabisa, tutarinze kuvuga menshi, reka dukomeze noneho icyatuzanye. Uyu muhanzi rero urukundo rwiwe na Zuchu rukomeje gutangaza abantu benshi cyane, ariko harimo abantu benshi bagiye batarwishimira cyane ngo Diamond na Zuchu ntago bajyanye. Ariko guys, mujye mwibuka Diamond nimba yaranganye na Wema Sepetu, akava kuri Wema akajya kuri Zali, yava kuri Zali akajya kuri Mobeto, yava kuri Mobeto akajya kuri ro muri Kenya kabisa, kuri Tanasha, sorry, nanibagiye kubabwira izina ryiwe kuri Tanasha. Nago bivuze yuko guys, buri muntu buriya afite uburyo atwara ibintu byiwe, afite n'uburyo yumva ibintu byiwe, dore ko ntago ushaka kugenda kumenesa cyangwa se kukonsa ku muntu utazi imibanire yo bari kumwe guys, sibyo? Mwege rero mukurikirana ibiganiro byacu, ndashaka kuguhereza imwe mu nama cyangwa se imwe mu makuru utaruzi.
niba kanaka akundanye na kanaka buriya Zuchu na Diamond buriya hari impamvu bakundanye cyane. Byatangiye abantu batabyumva neza dore ko byabagishije kuba official cyane. Abatanzania babivugaho cyane muri ya concert yo kuri Sevanante bitaga mahaba dindindi, mapenzi ya mahaba dindindi guys. Nibwo yaje kuvuga ati ndemeza yuko noneho kabisa now I'm a boyfriend for Zuchu. Na Zuchu aravuga ati I'm a girlfriend for Diamond Platinum. Nubwo mutabyumva yakomeje atumirirwa mu masiti yagiye atandukanye bamubaza ku rukundo rwe we na Diamond, ariko akajya bica ku ruhande asa nkaho adashaka kugira ngo bivugeho, sibyo? Ariko aho urukundo ruri namwe murahabona hahumura ikintu namwe murabizi mu Kinyarwanda hari indi nzira nciyemo. Mwebwe mukurikiranire ibiganiro bya showbiz yacu, rero ndashaka kukubwira yuko kabisa urukundo rwa Diamond na Zuchu kabisa rugeze kure, dore ko batangiye enjoy yo kwigira kwirebera match zo muri Qatar kabisa. Mwe mu equipe yitabire rino rushanwa ari kumwe na team ndetse no umugenda inyuma kabisa bita Baba Level. Guys, ibintu rero bigeze aryoje urukundo rwa Zuchu. Ndaza kubireka ka video kabisa Zuchu ameze nkaho nawe ari mu rukundo nyuma yaho, amwe mu mashusho kazerekana arimo kumukomba kwitama guys. It's so amazing videos. Niyo mpamvu mubwiye ati ntukarebe video urebe ngo ahatangira ubundi ahasoza ngo uhasige, sibyo? Ujye ubasha kurangiza video kuko haba harimo udushya utabashije kugira ngo uhite wakira guys. Yes, ndakubwira rero ahangaha n'ahandi ni kuri The Truth Insight tuguhereza imwe muri showbiz utabasha kwitubona ahandi hano niho uzazuyisanga mu kanya nkakogombye. Niyo mpamvu mba nakubwira ngo kandi subscribe usigeho nakazogera ndetse unaduhereze n'ubutumwa hasi bwerekana cyangwa se hari izindi nama cyangwa se mu butumwa ushaka kudusigira hari bitagenda neza tukabasha kuba twabikosora kuri The Truth Insight. Yes guys, reka rero sasa mbashe kuba nagusigaho gatoya mbashe kumwereke bimwe mu mashusho yerekana hagati ya Diamond hamwe no bita Zuchu guys. hari icyo guys, ibintu birenze uburyo ubwonko bwawe cyangwa se uburyo ushobora kubitekereza. Yes guys, nakubwiye rero ko wari uri kuri The Truth Inside. Rero nkubwiye ati naho mukanya ni bye bye, ciao keep in touch kuko turacyari kumwe nawe. Yes.